Hello guys, mumeze mutereka nizere yuko mumeze neza. Ni wa muhungu wanyu Rukundo ukunda kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye cyangwa se inkuru z'urukundo bikunze gutambuka nga kuri YouTube channel Rukundo Love Stories. Uyu munsi rero ndaje kugira ngo mbashimire. Ndaje kugira ngo shimire buri muntu wese wafashe umwanya we, wafashe igihe cye akaduhereza ibitekerezo kuri YouTube channel, abakanze ama subscribe, abakanze ama like. Ndabashimira cyane, muri abantu babagabo rwose mwageze neza cyane. Ikindi kintu rero cyaba kinzanyanga nyirizina ni ukugira ngo nongere mbasabe, kuko YouTube yacu ndashaka yuko dufatikanya tukayizamura tukayigeza ku kigero gishimishije. Niyo mpamvu nongera kubasaba kugira ngo mugerageze, niba mwarakunze ibiganiro bagejejeho, niba mwarakunze inkuru z'urukundo nabagejejeho, mwongere mufate bya biganiro. Ikiganiro kigushimishije ugerageze ugisharinga abantu, niba rutarakana subscribe uyikande, niba wari utajya ukanda like yakande, kuko twifuza ko YouTube yacu yakongera kuzamuka ikava ku kigero iriho ikagira ikindi igeraho. Ikindi nababwira nuko ibyiza nzakomeza kugenda bagezaho ni byinshi cyane, ntago ari ukubasaba gusa, kuko hari nibyo nifuza kubahereza. Hari n'ibindi nifuza kubahereza. Icyo usabwa no kuguma ahangaha ugakomeza ukadusupportinga, ukakomeza ukaduhereza ibitekerezo. Niba warakunze ibyo tukugezaho ndabizi n'ubundi uzaryoherwa, kuko ntabwo byarangiye ahubwo nibwo bigitangira. Ese ni cyo kintu nifuza ko twaza kugeza mu kiganiro kiri buze gukurikira, kuko ndabizi neza ko mu kanya ndaza gukomeza kujya mbahereza ibiganiro bigiye bitandukanye. Ariko se ni cyo kintu wifuza ko twaza kukubwiraho? Ndabakunda cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Kwari ukubashimira ku bwitange bwanyu mukunda kugaragaza kuri YouTube Rukundo Love Stories, ariko nanone nanabasaba kugira ngo mwongeremo imbaraga, mwongere mushyigikire, mwongere mu supporting, kuko ni by'agaciro kenshi cyane. Ndabizi neza hari abantu benshi twakunda gukora ibiganiro, hari abari batarabona isura yanjye, ndakeka mwamaze kuyibona. Ni Rukundo, Rukundo wa nyawe, ni Rukundo ukunda kumva mu nkuru cyangwa se mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabizi ko rufite amatsiko, wari ufite amatsiko yo kumbona live, ariko ndakeka umazije kumbona. Reka dukomeze rero twibere inshuti, dukomeze dukorane, kandi hari icyo wifuza kumbwira nazahindura mu biganiro nkunda kubagezaho. Ntabwo wareka gutanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Aho muri comment rwose wandikemo icyo wifuza ko twazahindura, icyo wifuza ko twakongeramo. Nimba ari ibyo dukunda kubahereza ari ibyo, nabwo urandikamo ati uko bimeze, nta kintu bidutwaye. Ndabakunda cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze ku supporting. Nicyo kintu gikomeye cyane cyatumye nzanga nkaza no kubereka, kuko level turiho ni level nziza cyane, ndabyemera, ariko tugomba kuzamuka tukarengaho turi. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, kandi tuzakomeza kubana neza. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Durire mu biganiro bikunda gutambuka hano na mukanya. Ibiganiro bikomeza gutambuka nejo bundi, everyday hano ibiganiro biratambuka uko bwije nuko bukeye. Ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza. Ni Rukundo Damas wanyu.